kabiri izamu rya Rayon Sport Serumogo Ari Omar iburyo banza umbwire umutoza araguma kuri back 3 Kazungu yanze yes ni batatu inyuma ubwo duhereye rero kuberiye nyumva Serumogo mise mimenya ko ubwo duhereye kuberiye ku mpande iburyo Serumogo Ari Omar iburyo kuri Serumogo Ari Omar kuri waves yanyujemo ikiroso amahoro araba menshi ibumoso Fabrice irindi yitwa nde Nshimimana oya no wari ugiye kuvuga Kabanga wa mwana ubanza ishimwe Fabrice ra oya ntabwo ari ishimwe Fabrice yitwa ndirindi ne Cynthia Rishaka Fabrice nde yicaje Prince tari mu mahoro muri mahoro kandi Fabrice yarasanzwe abanza muri batatu b'inyuma kare mu mikino y'igitsirabonye Fabrice yabanzaga muri batatu nagira ubwoba arajya ku ruhande ubundi yabanzaga muri batatu arajya muri abo batatu agakina neza cyane keretse nagira ubwoba ahagaze neza niyo mpamvu urumva keretse nagira ubwoba babonye umusore atari ku rwego ariko niba hari igihe umukino ashobora kugurwa ubwe bimutunguye Nshimimana Fabrice niko yitwa na Kabange no gukina neza match nk'iyi ugize amahirwe yitwa Nshimimana Fabrice yitiranwa na Kabange Sabiti tumusuhuze Kabange ni Emmanuel Nshimimana Emmanuel bose ni Nshimimana waravuze Sabiti tumusuhuze ndabona bitanu biba byamutunguye narabimenyera se tumuzahora kuri bitanu bizagenda ejo bundi yakurikiye murashaka ibibazo ahubwo buryo namwiganye yageze umupira ahubwo birajya muri 7 ko atanyandikiye ngo ambwire ko atabyishimiye uburyo namwiganye yogezaga umupira kuri televiziyo waramwiganye ati tubagejejeho kuri stade ya Kigali Pere aho kipe ya Rayon Sport igiye guhura uburyo we na butoyi uburyo we na butoyi bateje ko abogeza match bajya mu mujyo wabo twibazaga impamvu Kayishema na Rigoga na akoze Sabiti wageza ko atari ibintu byabikoze gake yarogezaga kugeza kuri televiziyo yarogezaga cyane ariko byageze nyuma akajya bano n'uwa wundi wanyu muti ujya gutanga interview ku batoza kuvuga indimi zose tumusuze cyane yaramworoheraga Dino umusirimu ndamwemera cyane bitanu n'urucabana Dino we muntu wa mbere watumye mvugira ku kintu cyitwa radio buramvugira kuri radio bwa mbere navugiye kuri radio Rwanda arimo ndasesengura Arsenal mba mukinigi uri Musanze ntarajya no kuri Musanze none se Edi yakuguye ni Edi yarafite ikiganiro cyitwa imboni y'umufana yakoranaga na ba Pasco Buhura nanjye wa gatandatu nawe nawe aho ni muri rero nagiraga Facebook nandika dukuru umufana buryo twayitangiye nawe wariho yari Sabiti watumirwa be bambe kandi ibintu mvuze kare Sabiti ntabizi imboni y'umufana cyangwa kwa gatandatu yari jewe na 15 na Eric Shehe Eric Shehe kuri B&B ndetse na Hassan muhire burya niho namumenye ko ari umunyamupira kabisa imboni y'umufana rero Sabiti yashakaga abantu bafana amakipe ariko bazi gusesengura nakunda kwandika kuri Arsenal cyane kuri Facebook abantu babyumve benshi impano nyinshi cyane cyane abakiri batoya ntabwo mwese muzapfa kubona umwanya wo kuvuga kuri radio ariko ku mbuga nkoranyambaga nandika kuri Facebook niho hantu buriya ngo havuye abanyamakuru benshi iyo usesengura wandika asigara kuvuga ngo ariko uyu muntu uwamwumva kuri radio buriya na Jado Castel nakunda kumwohereza amanalize kiragiye yabaga kuri radio 10 rero icyo gihe Sabiti yabonaga uburyo nsesengura kuri Facebook arakanyandikira akampa ingingo ari busesengureho mu mboni y'umufana ati urakora intervention kuri Arsenal ariko nyine nk'umufana akampamagara rero kuri radio ngasesengura buriya rero navugiye kuri radio bwa mbere mu mboni y'umufana ari Sabiti Edi Sabiti umpaye miku nziza cyane ubwo rero tumusuze cyane twari tugeze kuri gatatu tubonye ko ari Fabrice tugiye muri akise hagati ninde Shimimana Fabrice mu mutima wa defense batatu yego iburyo kuko nabo buryo baba bapanze iburyo hari Kabange Nshimimana inde harya Nshimimana Emmanuel akunda kwita Kabange azaba ari iburyo hagati Bayisenge Emery ntakorwaho Ministre de Emery Bayisenge ubu ni Ministre de Defense nanjye naremeye ibumoso Rushema Chris aho turi kumwe Rushema ni ko ajemo rero Rushema ajemo
hagati mu kibuga imbere y'abadefanseri hazaba hari abakaseri babiri baringaniye. Aimable Ntarindwa aringaniye na Sefu Niyonzima Olivier Sefu. Niyonzima muri Young Africans bigomba kwataka ugomba kuganira. Ubu n'ubwoba nyine ubwoba wa oya burya Young ikinisha aba nimero 10 babiri ufite gatandatu mu yakwica Kwasiteri za Young zageze mu Rwanda cyangwa ni za kera zaje mfite ikibazo kasi za kera nibyo wazaje reba kuri zaje nimugoroba ziraciye ku rusumo nimugoroba zirimo kurya umuhanda ari nyinshi n'icumi ayo mafoto nabonye mu gitondo nabonye nijoro rwose bakura barabara zaje nijoro baza nabonye nijoro baza mu bintu bakunze guhera ku rusumo bakunda ikintu kitwa bisi nyinshi abari bagize ubwoba abatinagura amatike muri abo isuku umutekano kwanzia mpakani Rusumo kwenda Kigali Karenzo rugeze kuri batandatu babiri baratuna umukeka ndabona Gakwaye Olivier onyohereje bisi nezi bisi rwose zambutse ku ni Rusumo nyinshi cyane zimwagika iremera musururu kweli ni iremera Kigali na Ali Kamwe ngo Ali Kamwe yari yavuze ko azaza abafana 10,000 nesi bere twende Kigali na Ali Kamwe twende tuji Kigali na Ali Kamwe waje unaona Ali Kamwe yita ngo ni mwenyekiti wa wasemaji 10,000 wagira ngo niba baguriye baratavyaga cyane nta n'igihombi cyaba kirimo cyetse niba hari abandi baje oya bakuza kuza ariko 10,000 ntabwo baza ariko 10,000 ni byinshi ntabwo baza abazerega nabari hafi y'u Rwanda babonye na 400 nkayo rero yajyanyeyo ariko izi bisi ni nyinshi ntabwo waburi igihumbi Yanga hano 400 barimo aha ntambe babura 400 ziba nka bisi veni ntabwo byakunda oya bisi jama Kwasiteri twara bakeya Kwasiteri jama abantu 30 Karenzo tugaruka kuri line up ya Rayon twageze gatandatu ni babiri na Ntarindwa Aimable Sefu na Ntarindwa Aimable imbere yabo hazaba hari Abedi Bigirimana kuri nimero 8 cyane kuri nimero iyo iragororotse 10 hubwo kuri nimero 10 azaba ari ku 10 azaba ari imbere y'abakaseri babiri hasigaye abakinnyi babiri b'imbere gusa hasigaye abakinnyi babiri b'imbere gusa uwa mbere yitwa Habimana Yves nibyo navugaga Tahizamu babyita full debut muri Rutsiro azaba aringaniye n'ubita match ya mbere Bero Shadrack Kazu Shadrack Bing Bero none se ko numva mu bashaka ibitego ari babiri gusa abashaka ibitego ni babiri gusa niyo mikinire y'umutoza ariko urumva ko bisi irimo cyane ariko harimo bisi iyo ukinnye nta bisi bisi ya Mourinho itaye irimo cyane rero none se bisi irimo utegereza ko Fabrice barindwi ni abadefenseur n'umuzamu Serumogo iyo bavuze ngo Serumogo numwiriye ku ruhande na Fabrice inshingano zaba zahindutse bakora nk'abawinga none se bafite ubushobozi bwo kwirukanka cya kibuga cya Stade Amahoro bakiruka bagaruka buretse gato nayisa ubwo Serumogo aruka kuri Stade Amahoro ntabwo watanze assist y'igitego cya Biramahire Abedi nese urambaza iki yirutse metero zingahe maze se kiragiye n'iki ngiki ni bimwe yirenze arumwe kushize ahubwo n'umuntu kwa gatanu buretse gato byabaye mu kwa buretse yayitanze mu kwa gatanu yayitanze bakina nande bakina na Mukura ariko ubu hari Pacome aho ari hahagaze Pacome icyo yakoreye Kapombe mwarakibonye Serumogo na Fabrice bazaba ari abawinga icyo yakoreye Kapombe Karenzi yarakibonye Kapombe yaratsaga avuye niyo mpamvu ari busy ntabwo Serumogo afite ubushobozi ukora monte asize Pacome oya back 3 nuko imeze Pacome ahagaze aho Serumogo ifite back 3 ntabawinga n'abataka babiri na nimero 10 na Abedi muri match ariko wibuka ko kuri kipe nka Rayon Sport iri imbere ya Yanga iyo kabiri na gatatu ntabwo tuzayibona kezi zamu mu mikino y'umutoza agenda agenda Rotifi yizera kudefanda nta kindi nyine Rotifi we yayikoze magnifique arakoze magnifique liste yayipanze muri ya line byihuse neza cyane yabyihuta Dauda ni magnifique abanyiba kuri AI kuri application za magnifique kushiraho Dauda kandi ari Kuyate arishakira hindura umuzamu ni Kuyate Dirisa Kuyate uriya Dauda mutekereje ate Dirisa Kuyate Dauda na waperi Dauda Dauda Yusuf Rayon Sport mu gihe ari guhindura mbere ya byose ikintu nizeye iyi Rayon Sport kwibona igitego biragoye mbere ya byose kubona imbere ya Yanga icyambere n'ukudatsindwa ikina ko yadadiye nemeye afite abakinnyi barindwi badefanda n'umuzamu wa 8 na batatu uyu muzamu ntabarwa ni barindwi badefanda na batatu bashaka igitego buriya Abedi ntahari
mu kudefanda cyane oya azafasha abataka agomba gufasha mu abayifasha bitugu by'abataka babiri none se iyi 11 iburamo 11 n'abazungu oya sheri kuva ingoma ntarakora imyitozo yaravunitse cyane biragaragara ese yavuyemo yigenze njye nkajya nta kintu yabaye yavunitse cheville kuva ingoma ntarasubira mu muzungu ntabwo arimo sha bamwitaho rero kuri singida zaba hari 11 n'abazungu ariko indirimbo abantu barayibuka 11 n'abazungu kuko yaba ari muzima ntarindwa agomba kuvamo umuzungu yaba ari muzima ku bwanjye ntarindwa ari kujya ku ruhande utitaye ko ari umukinnyi w'umutoza